Igitabo Ubutumwa ku basore, igice cya 10. Satani umwanzi gica. Umuntu wacumuye ni imbohe ya Satani afiteho uburenganzira. Umurimo wazanye Yesu wari uwo kurokora umuntu akamukura mu bubasha bwa Satani. Muri kamere ye umuntu abogamira mu gukurikira ibyongorero bya Satani, kandi umuntu ubwe ntashobora gutsinda uwo mwanzi gica keretse gusa Kristo umunesha ukomeye abaye muri we, akayobora ibyifuzo bye kandi akamuha imbaraga. Imana yonyine niyo ishobora gukumira imbaraga za Satani. Satani akubita hirya no hino ku isi ayizereraho. Ntabwo ahuga n'akanya na gato, kandi abiterwa no gutinya kuba yatakaza amahirwe yo kurimbura ubugingo bw'abantu. Ni ingenzi ko ubwoko bw'Imana busobanukirwa ibi kugira ngo bubashe gusimbuka imitego ye. Satani yiyoberanya. Satani ari gutegura ibinyoma bye ku buryo mu rugamba ruheruka arwanya ubwoko bw'Imana butazashobora gusobanukirwa ko ari we. Mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 4 haravuga hati: kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nubwo abantu bamwe bayobejwe bashimangira ko Satani atabaho, warabafata akabagira imbohe ze kandi abakoreramo ku rwego rukomeye cyane. Satani arusha ubwoko bw'Imana kumenya imbaraga n'ububasha bwamurusha imbaraga zabwo zibaye ziri muri Kristo. Igihe bicishije bugufi bagasaba umunesha ukomeye kubafasha, abizera ukuri b'abanyantege nke hanyuma y'abandi, ariko bishingikiriza kuri Kristo bashikamye, bashobora rwose gusubiza inyuma Satani n'ingabo ze zose. Satani ni inyaryenge ikomeye cyane ku buryo atazana ibigeragezo bye mu buryo bugaragara yihandagaje, kuko aje atyo imbaraga z'umukristo zihunikiriye zishobora gukanguka, bityo akaba yakwishingikiriza ku murengezi ukomeye kandi w'umunyambaraga. Ahubwo Satani aza mu buryo butagaragara no kwiyoberanya, agakorera mu batumvira bavuga ko bubaha Imana. Satani azakoresha ubushobozi bwe mu buryo bukomeye cyane kugeza ubwo azabuza amahwemo, agashuka kandi akayobya ubwoko bw'Imana. Uwahangaye umwami wacu akamugerageza kandi agahangara kumukoza isoni, ndetse akaba yaragize ubushobozi bwo kumufata mu maboko ye akamujyana ku gasongero k'urusengero akanamujyana mu mpinga z'umusozi muremure ku rwego rutangaje, azakoresha imbaraga ze ku bantu bo muri iki gihe bafite ubwenge buciye bugufi cyane y'ubw'umwami wabo, kandi bakaba basa n'abatazi namba ubucakura n'imbaraga bya Satani. Mu buryo butangaje azateza impinduka ku mibiri y'abafite kamere ibogamira mu gukurikiza amabwiriza ye. Satani ashimishwa cyane no kubona abantu bamufata nk'utariho, nk'aho ari ibihimbano. Iyo apfobejwe kandi akagaragazwa hifashishijwe ibyitegererezo bimwe bya cyana, cyangwa akagaragazwa nk'udusimba tumwe, ibyo biramunyura rwose. Satani atekereza ko aciye bugufi ku buryo usanga abantu baba batiteguye guhangana n'imigambi ye yateguranye uburyarya, kandi iteka ajya kugera ku ntego ze neza. Iyo aba abantu basobanukirwaga n'imbaraga ze n'ubucakura bwe, babaye biteguye kumurwanya ntibatsindwe. Urugamba buri wese agomba kurwana. Nabonye abamarayika b'umubi barwanira kwigarurira abantu, kandi abamarayika b'Imana bari bahanganye nabo. Urugamba rwari rukomeye. Abamarayika babi benshi bari bagosa abantu, bagahumanya ikirere kibakikije bakoresheje imbaraga yabo ihindura irimo uburozi, kandi bakagusha ikinya ibyumviro byabo. Abamarayika bera bari maso barinze abo bantu, kandi bari bategereje gusubiza inyuma ingabo za Satani. Nyamara gutegeka intekerezo z'abantu ngo zirwanye ibyo bishakira si umurimo w'abamarayika beza. Abantu biyeguriye umwanzi ntibagire umwete bakoresha ngo bamurwanye. Icyo gihe abamarayika b'Imana nta kiruseho bakora kirenze gusubiza inyuma ingabo za Satani, kugira ngo batere gukanguka no gutabaza ijuru ngo ribafashe. Ntabwo Yesu azatuma abamarayika bera kujya gukura mu makuba abantu batagira umuhati bakoresha ngo nabo bitabare. Satani nabona ko ari mu kaga ko gutakaza umuntu umwe, azakora uko ashoboye kose kugira ngo amugumane. Kandi igihe uwo muntu akangukiye kumenya akaga arimo, maze kubw'umuhati n'imbaraga nyinshi agatumbira Yesu ngo amuhe imbaraga, Satani ahita atinya ko aratakaza imbohe ye, bityo agakaza umurego w'abamarayika be kugira ngo bagote iyo mpezamajyo, maze bagakora urukuta rw'umwijima ahamukikije, kugira ngo umucyo uturuka mu ijuru utabasha kumugeraho. Nyamara iyo muntu uri mu kaga yihanganye, maze mu kubura uko yigira ndetse n'intege nke akishingikiriza ku by'amaraso ya Yesu yakoze, Yesu yumva isengesho ryo kwizera risabanwa umwete, bityo akohereza izindi ngabo z'abamarayika bafite imbaraga zihebuje baje kumurokora. Ntabwo Satani ashobora kwihanganira kubona umwanzi w'ukomeye atabazwa, kuko atinya kandi agahindura umushyitsi imbere y'imbaraga n'igitinyiro bya Kristo. Ingabo zose za Satani zihindishwa umushyitsi n'ijwi ry'isengesho risenganwa umwete. Kandi iyo abamarayika bafite ubushobozi bwose kandi bambaye intwaro z'ijuru baje gutabara wa muntu wacitse intege uhigwa, Satani n'ingabo ze basubira inyuma bazi neza ko batsinzwe urugamba.